Nongeye kugusuhuza wowe nteze amatwi ngushimira kuba ufasha aka kanya kugira ngo twigane ijambo ry'Imana. Njyewe nitwa Manzi. Uyu munsi turareba ijambo riri muri Luka igice cya 4 umurongo wayo wa 1 n'uwa 2. Iki gice cyose kitwereka inkuru ya Yesu ubwo yajyanwaga mu butayu, umwanzi Satani akamugerageza mu buryo butandukanye. Dusomye aya magambo twibaza ibibazo byinshi, tukibaze se ko Yesu ari umwana w'Imana ariko akaba yarageragejwe, kuki Mwuka Wera yamujyanye mu butayu kugeragezwa? Ibi se bivuze ko ibibazo ducamo n'ibigeragezo ducamo ari Imana iba yabizanye cyangwa yabitujyanyemo? Ibibazo hamwe n'ibindi nibyo turi bugerageze gusobanura muri iyi nyigisho. Ndagusengera nisengera kugira ngo tugire icyo twunguka muri aka kanya mu izina rya Yesu. Iyi nkuru itangira ivuga ngo Yesu yuzuzwa Umwuka Wera, ava kuri Yorodani ajyanwa n'Umwuka mu butayu, amarayo iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi. Muri iyo minsi ntiyagira icyo arya, nuko ishize arasonza. Yesu yaje mu isi afite intego imwe rukumbi, ariyo gushaka no gukiza abazimiye cyangwa se abanyabyaha. Ibyo yakoze byose, ibyo yavuze byose, aho yagiye hose, icyari ku mutima we ni ugusohoza icyo Imana yamutumye, aricyo gukiza umunyabyaha. Icyo kintu rero ni cy'ingenzi, tugomba kukimenya tukagisobanukirwa. Yesu ntiyazanywe no gutangiza idini rya Gikristo. Bamwe bamwita umwe mu bigishwa bakomeye babayeho, abandi bakamwita intwari yagerageje kuzana impinduramatwara mu gihe cy'ubukoloni bw'Abaroma, akaba ari nabyo yazize. Abandi bamufata nk'umuyobozi mwiza wabayeho, ndetse bakaba bamwigaho n'amahame atandukanye y'ubuyobozi. Abo bose bavuga Yesu bakamufata batyo, babikura mu mateka yanditswe n'abantu batigeze bamenya uwo Yesu yari we by'ukuri. Niyo mpamvu abiga Yesu nk'intwari, bakamwiga nk'umwigisha wabayeho, bakamwiga nk'umuyobozi mwiza wabayeho, batagirana ubusabane nawe, kuko kuri bo ni umuntu gusa wabayeho, ariko twebwe abamumenye tuzi yuko yahozeho, n'ubu akaba ariho mu mitima yacu, kandi azahoraho iteka ryose. Rero intego ya Yesu yari ukuza agakiza umunyabyaha, akamukura munsi y'umujinya w'Imana watewe n'icyaha cya Adamu, akamukiza urubanza rw'iteka, akamuha amahirwe yo kwinjira mu muryango w'abana b'Imana. Ibyo byose yabishyizeho umukono we ubwo yamenaga amaraso ku musaraba, hanyuma umunsi wa gatatu arazuka kugira ngo atange ikimenyetso ko umurimo wo gukiza wamaze kurangira. Atarajya ku musaraba yabayeho ubuzima bwo kwisanisha n'abanyabyaha, ariko we nta cyaha yigeze akora, habe no kukimenya, kuko muri we nta mbuto y'icyaha igeze kumubamo. Ariko kubera urukundo rwe rwinshi, yahoranaga na ba bandi sosiyete yasaga nk'aho yataye, kuko nibo ubundi yaje gukiza. Mbere yuko twibaza impamvu Yesu yajyanywe mu butayu kugeragezwa, tubanze twibaza impamvu yanabatijwe, kuko byose bifite impamvu imwe. Ubundi Bibiliya itwereka ko Yohana Umubatiza yabatizaga abantu kubw'impamvu imwe gusa, ariyo yo kwihana ibyaha byabo bakagarukira Imana. Mu gihe yarimo abatiza abantu, Yesu nawe araza. Yohana abanza gutinya kumubatiza, ati ahubwo ni wowe ugomba kumbatiza. Yesu aramubwira ati bikore kugira ngo nsohoze gukiranuka kose. Yesu ntiyabatijwe kuko yari afite ibyaha byo kwihana, ahubwo yabatijwe kugira ngo yisanishe n'abanyabyaha. Yaciye bugufi, yirengagiza gukiranuka kwe, yibira mu mazi yuzuye imbyiro z'ibyaha by'abagome n'abambuzi, kugira ngo umunsi umwe azazamukane umubiri yibije muri ayo mazi, awubambe ku musaraba, maze bya bisambo bibone ubuntu bwo kwibizwa mu mazi y'Umwuka Wera, ubasha koza umuntu agahinduka uwera n'umuziranenge imbere y'Imana. Si mu byaha gusa Yesu yashatse kwisanisha n'abantu, ahubwo no mu butayu ajyanwayo n'Umwuka Wera. Ntiyarya ntiyanywa, arasonza, agira intege nke. Satani akoresha izo ntege nke kugira ngo amugerageze. Ibyo nabyo Yesu abinyuramo, atari uko byari ngombwa kuri we, ahubwo byari ngombwa ku bwacu, kugira ngo njye nawe umunsi dushonje, twashobewe, tutazi aho ubuzima butuganisha, tugeragezwa n'umwanzi mu mpande zose, tuzashobore kubura amaso, turebe Kristo, tumutakambire, nawe adutabare kuko abyumva neza. Ntabyumva gusa kuko ari Imana, ahubwo arabyumva kuko yabiciyemo.
Ijambo ry'Imana riravuga mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 18 ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Igice cya 4 umurongo wa 15 hakavuga ngo kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe keretse yuko atigeze akora icyaha. Rero idini niryo rikubeshya ngo ntukaze imbere y'Imana ufite intege nke, ntukaze ku Mana ufite ibyaha, kuko Imana yera nawe ugomba kwera. Mu yandi magambo ugomba gukoresha uko ushoboye, wiyeze witunganye ubone kuza ku Mana. Ubwo ni ubutumwa bugoramye, ntaho bihuriye n'ukuri. Ubutumwa bwa Yesu buravuga ngo ngwino ukuri ku bwawe ntacyo ushoboye, ngwino ngushoboze, ntiwakwiyeza ngwino nkweze, ku bwawe ntiwabaho ubuzima bukiranuka, ngwino nguhindure gukiranuka kw'Imana. Mu yandi magambo hanze yanjye nta kintu na kimwe washobora. Ubutumwa bwiza nibwo buvuga ngo nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Yesu yagiye mu butayu ageragezwa kugira ngo igihe cyose ugeragejwe n'umwanzi uzamuhungireho kuko azakumva. Yesu rero ageze mu butayu amaze iminsi 40 arasonza cyane. In fact abahanga bavuga yuko nyuma y'iminsi 40 umuntu atarya atanywa umubiri uba utangiye kuzima, aba yararenze icyiciro cyo gusonza, aba arimo gupfa. Yesu rero yageze ku kadomo ka nyuma k'ubuzima. Waba urimo kunyumva aka kanya wenda uremerewe, wumva ko ubuzima bugeze ku ndunduro, urabona nta yindi nzira imbere yawe, hari urupfu gusa. Ushobora no kuba uri kwibaza uburyo wanabyihutisha ugapfa vuba kuko wumva ko nta mpamvu yo kubaho igihari. Ntega amatwi nkubwire inshuti yanjye, abantu bashobora kuba batumva ibihe urimo batanabyitayeho, ariko Yesu ari hafi yawe, yicaranye nawe muri iyo ntebe, ari kumwe nawe kuri icyo gitanda, muri iyo office, ahantu hari hose waba uri. Mubwira aka kanya arakumva, kuko ibyo urimo arabizi kandi arabyumva, maze ubone ko akuzuza umunezero, acana itara ryari ryarazimye mu mutima wawe, aho ubona ko byarangiye, ubone ko ufite impamvu yo kubaho irenze iyo wari uzi. Ndashaka kumenya ko ibyo yanyuzemo byose byari ku bwawe. Yemeye kugeragezwa bitari ngombwa kugira ngo azakumve, yemeye gupfa bitari ngombwa ku bwawe. None ubwo yagupfiriye akakuzukira, niba uriho uhumeka ntabwo uri impanuka, uriho kubw'impamvu. Nawe haguruka ubeho kubwe. Ibigeragezo uri gucamo si igihano cy'Imana, kuko igihano kiguhesha amahoro cyagiye kuri Kristo. Ibigeragezo urimo si ishuri ry'Imana, kuko Imana ntikeneye kukubabaza kugira ngo ikwigishe, ariko kuko uri mu isi yanduye itegekwa n'umwijima, umwanzi agerageza uburyo bwose kugira ngo akwihebeshe, akwereke ko Imana idahari. Inkuru nziza ni uko Imana ihindura agahinda n'imibabaro yacu, ikabihindura intwari ikomeye n'ubuhamya buzana benshi kuri yo. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mu Bakorinto ba mbere igice cya 10:13 ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Imana rero iguha umugisha ubwo ukomeza gutekereza kuri iri jambo, wibuka yuko Yesu ari inshuti yawe, ubasha kuganiriza umunota ku wundi, kandi ni inshuti ibasha kumva neza ibihe ibyo ari byo byose waba ucamo. Imana iguha umugisha.